nukuri uretse Yesu wagutabara. Imana ihindura ibihe. Haleluya. Imana yakandi karyo, Imana y'ubundi buryo, Imana ica mu nzira utazi, Imana ica mu nzira utamenyereye, Imana ica mu nzira nyoko atakunyujemo, Imana ica mu nzira so tigeze anyura. Iyo niyo Mana abahamagaye. Ni Imana yakandi karyo, ni Imana ihindura ibihe. Haleluya. Uyu Yesu mwamenyanye ashaka guca mu zindi nzira uretse zitumbiriye bitarindire ko amazi y'ibiranduro Yesu yakora. Haleluya. Bitarindire ko amazi y'ibiranduro Yesu arahari. Yesu ashobora kubirandura ibyawe, ushobora gutaha udaciye mu kidendezi. Nukuri uretse Yesu wagutabara, uretse Yesu wenyine. Yesu rero muri mbyavuze ngo Yesu azi biturusha byose. Ndashaka kubabwira ko hano hari abantu Yesu wagutabara, uretse Yesu wagutabara nta bundi bukiri ufite. Hari abantu hano Yesu akwiye gutabara gusa, nta yindi nzira, ntabwo ikidendezi kizibirandura n'ikibirandura. Hari abafite agatuza bazagutanga. Hari n'igihe ujya mu kazi ugasanga nukurangiza umuhango, ngo ngiye gusaba akazi, ujya gusaba akazi baragatanze, ayo matangazo uri kuvuga no kugira ngo barangize umugenzo, ukajyanamo diplome CV yanjye. Ujya gusaba akazi bagatanze ukajyayo ngo nyamara na ruwa mbere ngo nakoze neza, ukoze neza. Hari abandi kidendezi gifite bene cyo kajya ku kazi ari umuhango n'umugenzo, kazi baragatanze kera, bakuruhije gusa bakabarushya ngo mwese ngo muze. Inoza ko imyanya ari 5 muri abantu 4,000 kandi bashaka imyanya ni 5 muri 4,000. Ubwo urumva wowe uretse kwigiza nkana, uretse Yesu wenyine nta muntu ukuzi, nta nukuzi. Nako kidende harimo abantu bazwi bakajya gukora ikizami bazwi, bakajya amazina yabazwi, bakajyaho batanze konsigne, bavuze ati numubona umwana wanjye aje mu dorukwasa isi nuko iteye. Ibidendezi byino nuko bimeze. Ngiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'umugabo nkunda cyane witwa Yohana. Yohana ndamukunda cyane, mu bantu nkunda benshi, ariko uyu ndamukunda bikomeye. Nkunda Imana. Ubundi yanditse ibitabo 5. Yanditse igitabo cyitwa Evanjili ya Yohana, ifite topic ivuga kwizera. Hanyuma yandika izindi nzandiko 3. Urwa mbere, wa kabiri, wa gatatu yavugaga cyane urukundo. Ageze mu byeshuwe avuga ibyiringiro. Uyu munsi rero tugiye kurebera mu butumwa bwiza Yohana yanditse ibintu byose birimo, byose ko mu chapitre meza ku yanyuma bikubiye bizingiye muri ambaraje bita kwizera. Tugiye gusoma mu bice 5 umurongo wa mbere, ahanditse ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 avutse. Ni inkuru muzi mukunda no kuririmbaho, ariko reka mu utamikeya dusome Yohana 5 umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza Yohana yanditse ice 5 umurongo wa mbere. Haranditse ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari kidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesayida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza harimo abarwayi benshi, barimo impumyi, ibirema, abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi y'ibirandura, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kuyajyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara iyo ariyo yose. Aka kanuni keza, yakiraga indwara iyo ariyo yose. Hanyuma twagiye rero, hariho umuntu rero muri abo bantu baje kwa muganga wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije. Nkiza undi arantanga antakumanukiramo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko abayuda babwira ukijwe bati, dore uyu munsi ni isabato,
kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwangijije. Mwamuvise yavuze ati uwangijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Ni uwangijije ngiye yambwiye ngo ngende. Ikibazo cy'uyu muntu rero ntiranamuzi. Baramubaza bati se uwo muntu yitwa nde wakubwiye ngo ikorera uburiri bwawe ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Dore cyo nkundira Yesu. Aragaruka aramwibwira ku murongo waho wa 14. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano rirute rya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Niyo cyatumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu kuko yakoraga bene ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati data arakora kugeza ubu nanjye ndakora. Amen. Reka nekera amagambo murayazi n'umwanya mfite ntunyemerera kuyavugaho cyane, ariko niyo yuzuye umutima wanjye. Tuvuga iki kuko muri aya magambo? Inkuru summary cyangwa se synthèse, ikintu kiri muri iyi nkuru nuko muri iyi si turimo, iyi ngiyi si turimo, aya makuru cyuro kidendeze kiracyabaho. Abantu bajya bagiye Yerusalemu, hano hantu haracyahari, baragiproteje kiracyahari Bethsaida. Izina ryacyo rirasobanura ngo ni ahantu h'imbabazi. Niko havuga Bethsaida, bivuga ngo ahantu h'imbabazi cyangwa se ahantu hari ubuntu. Niko cyitwa mu Giheburayo, ahantu abantu babonera ubuntu, babonera imbabazi. Aha hantu rero hari iki kidendezi, sinja kuvuga amateka yacyo uko cyatangiye, igihe cyamaze, uko bakirindaga, byantwara umwanya munini, ariko mumenye ngo iki kidendezi cyabagaho. Hari abantu ro Bibiliya hari kera tukiga muri école primaire twagiraga ikintu ikaye y'agasuku, niba akuzira cyabaho. Ariko izubu ntabwo zibamo imirongo iciye, ziracyabaho cyangwa nimwe muyicira. Cyangwa kwanguraga amakayi ari mu murongo utukura, ziracyabaho cyangwa zarashize, zirimo imirongo ikaza iciye. Uwo murongo utukura rero watandukanyaga page n'ibice bibiri. Hamwe bitaga muri page naho umunyeshuri yemereye kwandika, ahandi habitaga muri marge. Hariya handikwa na mwarimu, handikwaho ibindi bintu nyine ku ruhande, niho akora comment, niho yandika. Muri Bibiliya rero muri Ancien Testament na Nouveau Testament, bura Yesu yavutse muri Ancien Testament. Yesu yavutse mu Isezerano rya Kera, yarivutsemo, yaje asanga nyine ibyo yavutsemo. Aje arasanga societe ya Israel cyangwa y'abayuda, abantu abaturage baho barimo ibyiciro bibiri. Hari igice cyo muri page n'icyo muri marge. Hariho umurongo utukura, mbese batandukanye. Abo rero mu murongo utukura hakurya yawo nababari bari ku kino kidendezi, bavuze ngo ni impumyi, nabanyunyutse, nabamugaye, nabatabona, mbese iyo babitaga les marginaux, biva ku ijambo marge. Les marginaux, marge, les marginaux en pluriel, biva ku ijambo marge. Les marginaux n'abantu bahejwe, bashyizwe ku ruhande bitewe nuko bavutse. Abo bantu ntibajyaga mu rusengero. Kuba ufite amatwi atangana, kureba umurari, kumwinyutsa ukuboko, upfa kuba ufite ikintu cyitwa ubumuga, icyo gihe d'office hanze y'umurongo. Abo bantu barimo n'abarwayi abadayimoni babaga bari muri iyo marche hirya y'umurongo. Abo rero iyo wabaga wabyaye umwana ameze gutyo, umwana utariba neza, amatwi amugaye, agenda acumbagira, afite mbese inyonjo, afite umwingo, afite amabinga, afite wabagwa, uwo mwana wagomba kwisobanura icyatumye ubyara umwana ufite inenge. Ugomba gutanga ibisobanuro, kwaza ati ninde wakoze icyaha? Ni wowe, ni umugabo cyangwa niki? Ni umugore.
kandi namwe murabizi nubwo mubaseka iyo mubonye umuntu afite ikibazo mujya kugishakira mu byaha mate uyu muntu maze iminsi ku gisasiro, umuntu urwara gutya, umuntu umeze gutya, imbere yuko muvuga ko byaba muvuga ati ni karande yo kwa nyina, ni karande yo kwa se, ni imikasiro, ni imivumo, ni inyatsi, mubishakira mu mateka. Nabo rero iyo wabaga ufite ubwo bumuga bagushakiraga ikibazo gituruka mu byaha wabo bakoze. Aba bantu rero babaga bafite ibibazo ku buryo nabo biheza. Imana rero imaze kubona uko bameze ibashaki, kandi bagiraga muganga, nta miti, nta farumasi, nta bitaro. Ubwo nyine ni ibyo, uwo muntu wabaye gutyo abamubyaye bafite ibibazo babaga babajugunywe. Imana ibakorera ikidendezi rero, iravuga ati nubwo bameze batyo reka mbaha amahirwe bayikidendezi. Bafata ba bantu bose society yajugunye bagenerwa ikidendezi bajya guturayo kugira ngo amazi niyibirandura ugiyemo akiri. Ariko ikibazo cy'ikidendezi rero, ikibazo cyacyo gifite ibibazo bitanu. Icyambere, abantu ni benshi bose bagiye kuhahurira, nta wundi muntu ukiza izo ndwara. Nibyo bitaro byonyine byavuraga byose, igihugu cyose naho bivurizaga abafite ubwo bumuga, indwara zidakira, abafite ibibembe, abanyunyutse naho. Kuko impamvu kunyunyuka ryari ikibazo, kunyuka amaguru, nuko society itamwemeraga, ntiyajyaga mu rusengero, ni wabo ntibamwemeraga kubera ko afite ikibazo. Rero yajyaga gushakira ubuzima ku kidendezi. Kidendezi ni kimwe, abantu ni benshi. Icya kabiri, marayika wabiranduraga amazi, wahindurizaga amazi, ntabwo yashyiragaho ureri ngo avuge ngo kuwa kabiri nzakira abamama, kuwa gatatu nakira abakobwa, kuwa kane nakira abasore. Reka da, yazaga atateguje. Bigasaba ko abantu bo ku kidendezi bagomba guhirwa bakanuye amaso haba nijoro cyangwa ku manywa, ngo baze kurindira ko marayika agira gute, ahinduriza amazi. Ubwo kibaye cya kabiri, nta gahunda yari ihamye y'igihe marayika azira. Icya gatatu, aho aziye nabwo ibintu nabyo birakomeye. Aho marayika nabwo aziye byasabaga ko niyo amazi yihindurije mutanguranwa, mugira gute kugira ngo ukire, no kujyamo bwa mbere. Iyo ibintu biteye gutyo rero hazamo ruswa, hazamo komisiyo. Mu bijyanye na marketing cyangwa se ibijyanye na economy, iyo ufite imari uri umwe abakiriya ari benshi bigenda gute Alfred? Ufite imari wenyine abakiriya ni benshi, ninde bizamura? Nizamurwa nawe cyangwa no babyizamurira ubwabo bakora competition. Iyo ufite imari uri umwe abaje kugura bazamura ibiciro ku giti cyabo kubera ko marayika aza rimwe na rimwe. Icya kabiri, agahinduriza amazi, ariko nanone bigasaba ko umuntu ajyamo bwa mbere. Hajemo komisiyo. Komisiyo ivuga ngo iki? Ivuga ngo bazanye ibihungu by'imbaraga byo kuza kujya biterura umuntu bikajugunyamo. Icyo gihe rero umuntu agira umusunika. Uyu muntu yanabivuze muri report yatanze, yavuze ngo niyo amazi yihindurije. Uzi igihe amazi yihindurije? Yamaze imyaka 38 amazi yihinduriza, kubera ko nta mbaraga agira, nta na mwene wabo. Abantu baramuhebye, nta nukimugemurira, nta numwitaho, bamutayaho. Aravuga ati nzafa kuhaguma, wenda hazagira igihe abangaba bafite imbaraga bazajya mu mazi, bamara gukira nanjye bakazanyibuka. Bazarangira ryari kujya mu mazi? Muri kazaza kangahe? Kazaza rimwe mu kwezi. Naza rimwe se abafite agatuza, aharimo komisiyo. Maze rero icyo nakundiye umugabo witwa Yesu, ari uyu Yesu wawe, uyu Yesu mwamenyanye, ajya kureba abantu bahari n'igihe bamaze. Aravuga ati ndagenda ndebe utinzeyo. Ntabwo Yesu we yaciye mu kidendezi. Yesu afite ukuntu yabigenza, agaca mu nzira abantu songe banyuramo. Yari kuza akavuga ati ngiye kujya mu kidendezi nkibirandure, ko na Yesu nawe ni marayika, abantu bajyemo. Yesu aravuga ati ndaca mu nzira zanjye, ariko ndebe umaze igihe kirekire aba hano. Ariko icya kabiri, ndebe utagira uwamutamo. Umva, ndebe utagira. Mwari muzi ko hano kamabwire, nubwo mwese muri hano
harimo abafite abamarayika babata mu kidendezi. Murashaka kwishinga Rufuredi buriya mushaka kumwishinga? Mwamwishinze se? Kare afite abamarayika benshi, ibyo mvuze mwabyumva meze. Ntafite abamarayika se? Ntabwo yapfa kurara ubusa, ntabwo sibya Rufuredi iyi ntabwo yaburara. Hari abandi muri hano rero mutagira shinge n'iki na rugero, ku buryo wimama ukipapa, ku buryo n'ubyara uzihemba. Mwana uriya mwana ugiye gukora ubukwe mwamubonye, buriya nyine ngiye namoshe wa mwana we ko utaje kugura imyenda, yirirwa akora akazi hano kandi ubukwe bwageze, agura imyenda yikuye, agura ikise nyine murabyira ngo agiye kugura imyenda he ko yirirwa hano, mugesa ngwirirwa hano kubera iki? Ayakure se biya mwirirwa muhangayika, mwisenga arahangayitse yaberekeye Imana. Uzakimana nta kundi. Mfite ubukwe bw'umwana wa murumuna wanjye buzaba kuwa gatandatu ku itariki 11 kubera ko umwana afite bamarayika wapi, afite bamarayika babirandura ikidendezi, afite n'abamusunikamo. Yo tugiye mu bukwe ntabwo twiga iby'amafaranga kuko turayafite. Nahoze mbibwiye nabubwiye iyo turi mu bukwe bw'umwana amafaranga ntagaza kuri page twiga. Oya, hari mu byo tuganira, ntabwo tuganira kujya amafaranga kuko ntabwo ari tureba protocole, kampani zatanga icyayi, coffee, nta imodoka nziza Range Rover zagendamo, ntabwo twiga amafaranga kuko marayika arahari n'abamusurika mu kidendezi bageze barahari. Ariko ibyo ntabwo muze ko bibaho. Nkora ubukwe bwa Esther naramubwiye nti ngewe nta muntu uzaha invitation y'urupapuro ngo mubwire ngo ndatumira, nabo natume muri mwege ngira ngo nta nabahari. Nabwiye Manu mukwe wanjye, nabwiye Manu rero ngewe mfite connection nini, ntabwo nzajya muri Gisenyi rwose, irwariza muri Gisenyi yawe ngewe rwose ntabwo nzajya gutumira abantu b'Igisenyi. Wenda madamu yaratumiye ariko nifite connection nini. Kidendezi cyari ki amarika yarahari, ntabwo yazaga rimwe na rimwe, yarahari n'abamusunikamo nabo bari bahari. Ngo n'umwana nti uzasohokera muri hoteli kugira ngo uruhuke, abandi bakobwa bava iwabo, ngiye namugeni jya muri hoteli ushaka hano hepfo ku mazi aro bazakuvana. Marika arahari nusunika mu mazi nabagize gute ahari. Uko si ukuri se? Uko ni ukuri, uko ni ukuri. Hari igihe rero ubuzima uba ufite so wanyu, nyoko wanyu, abavandimwe, ku buryo ibyifuzo byawe bitameze nk'iby'abandi. Amen. Bibaho muri iyi si kandi hari igihe usanga byarikoze. Ngewe nta wabinkoreye, nabwiye abana banjye nti imiruho yanjye yagarukiye kuri nge, mwe nta bibazo mufite kuko mwasanze kidendeze cyari biranduye. Mareka hahora ataza rimwe na rimwe, buri kwezi kidendeze kiba kibiranduye. Si byose buri kwezi kiba. Nabwiye abahungu banjye nti nta rugo mwajyamo ngo mubure umugeni muzafe kuvuga izina ryanjye gusa byonyine. Mwabwire muti papa wanjye yitwa Uwambaje, murebe ko aruzabangira. Mwabonye abantu baririmbye ku bukwe bwa Esther, harimbyemo abantu baririmbye mwarababonye. Barya baririmbyemo umuntu waririmbye ku munsi w'ubukwe, n'intara yose ayirizi ko yaje n'inzego zose, kubera ko nyine byaremeye. Ariko hari igihe wowe uri ku kidendezi n'ukuri uretse Yesu wagutabara, uretse Yesu wenyine. Yesu rero muri mbyavuze ngo Yesu azi biturusha byose. Yesu arebye ku kidendezi ahabona umuntu umaze imyaka 38. Nukuvuga ngo Yesu we yarase imyaka 30. Yavutse rero Yesu yavutse uwo muntu amaze imyaka 8 ku kidendezi. Bebe baramujyanye yari umwana. Yesu amara imyaka 8 undi afite 16. Yesu agize 30 aravuga ati ngiye ku kidendezi ndebe yubabaye kurusha abandi. Ahageze rero asanga wa muntu aryamyeyo, amubaza ikibazo ngira ngo Imana iwukubaza. Yamubajije ngo urashaka gukira? Iyo umuntu atenze mu kibazo, ubu muri mwebwe mwicaye hano hari abantu batumbira
bari gutumbira ahantu hamwe gusa batekereza Imana yanyuza ubutabazi bwabo. Nawe rero bamubaje ko ashaka gukira, ntihamenye umubajije uwo ari we, agira ngo baramubajije ngo ikidendezi kizibirandura ryari, ninde uzakutamo? Aravuga ngo njyewe amaso yanjye ni ikidendezi, kandi umva impamvu ntazigera nkira, sinzigera nkira. Ni ukuri ndashaka kubabwira ko hano hari abantu Yesu wagutabara. Uretse Yesu wagutabara nta bundi bukiriro ufite. Hari abantu hano Yesu akwiye gutabara gusa, nta yindi nzira. Ntabwo ikidendezi kizibirandura n'ikibirandura. Hari abafite agatuza bazagutanga. Hari n'igihe ujya mu kazi ugasanga nukurangiza umuhango. Ngo ngiye gusaba akazi, ujya gusaba akazi baragatanze, ayo matangazo uri kuvuga no kugira ngo barangize umugenzo, ukajyanamo diplome CV yanjye. Ujya gusaba akazi bagatanze ukajyayo ngo nyamara na ruwa mbere ngo nakoze neza. Ukoze neza, hari abandi ikidendezi gifite bene cyo. Kajya ku kazi ari umuhango n'umugenzo, kazi baragatanze kera, bakuruhije gusa bakabarushya ngo mwese ngo muze. Inoza ko imyanya ari 5 muri abantu 4,000 kandi bashaka imyanya ni 5 muri 4,000. Ubwo urumva wowe uretse kwigiza nkana, uretse Yesu wenyine nta muntu ukuzi, nta nukuzi. Nako kidende harimo abantu bazwi, bakajya gukora ikizami bazwi, bakajya amazina yabazwi, bakajyaho batanze konsigne, bavuze ati numubona umwana wanjye aje mu dore kwasa isi nuko iteye, ibidendezi byino nuko bimeze. Yaravuze ngo ntago mfite, sinzakira, ntago nzigera mva hano. Kuki utazahava? Yaravuze ngo ikidendezi kibirandura rimwe na rimwe, nabwo nta matariki kigira. Icya kabiri ufite ni ikihe kibazo? Aravuga ngo niyo kibiranduye ndi gukururuka nkiza, ari we ngakiza gikururuka gihaguruka, ngo ndagira gute amuta? Umva bazamutangamo, ntazigera ajya mu kidendezi. Maze Yesu aramubwira tumva rero ngewe ngiye gukora ikinyuranyo n'icy'abandi. Hari indirimbo banyamuririmba bavuga ngo niyo mu Kirundi sinzi ko yitwa ngo yimuri ibihe, sinzi ukuntu Yesu ngo Imana yakandi karyo, Imana ihindura ibihe. Haleluya! Imana yakandi karyo, Imana y'ubundi buryo, Imana ica mu nzira utazi, Imana ica mu nzira utamenyereye, Imana ica mu nzira nyoko atakunyujemo, Imana ica mu nzira so atigeze anyura. Iyo niyo Mana bahamagaye, ni Imana yakandi karyo, ni Imana ihindura ibihe. Haleluya! Uyu Yesu mwamenyanye ashaka guca mu zindi nzira uretse zitumbiriye, bitarindire ko amazi y'ibiranduro Yesu yakora. Haleluya! Bitarindire ko amazi y'ibiranduro Yesu arahari. Yesu ashobora kubirandura ibyawe, ushobora gutaha udaciye mu kidendezi. Maze Yesu aramubwira ngo haje undi uruta marayika uza rimwe na rimwe, haje undi uzi igihe umaze ku kidendezi, haje undi utameze nk'abandi bagusuzuguye. Aramubwira ngo haguruka, ikorera uburiri bwawe, ugira gute ugende. Haleluya! Ndashaka gusenga. Uri Imana ihindura ibihe, uri Imana, uri Imana, uri Imana ihindura ibihe. Amen. Imana kandi karyo, Imana kandi karyo. Haleluya we, Imana kandi karyo. Numva nasenga Imana kandi karyo, ikamenya igihe umuntu amaze ku kidendezi, ikamenya ko atagira mwene wabo wo kumujugunyamo. Yewe data we, iyi Imana niyo yaguhamagaye. Haguruka, arahaguruka. Rambuka amaguru, ararambuka. Ikora ururimi bwawe ugende. Uwo mwanya biremera. Baramuga ati rero ndashaka gusaba ikintu kimwe. Ati ni giki? Hari ikintu kitemewe ku isabato. Cyambere ku isabato ntago bagenda, ariko wonge icyo ngiye wukorera ndagikora, ariko uragenda
utitaye ku mategeko ntacyo yarakumariye, sabato ntacyo kumariye, ntujye unayijyamo, ntuzi naho basengera, n'undi warapfuye, wowe yirenge hejuru. Imana ishimwe, renga hejuru ikintu Imana gukoreye, renga hejuru y'ibyo abantu bavuze, renga hejuru y'ibyo nyoko yavuze n'abanyogosenge. Wowe haguruka urenge hejuru y'ibyavuze ko bitaba, urenge hejuru yaho umuntu atagenda. Arahaguruka ikora uburiri bwawe. Uburiri rero bwari bwaraboze, yawumazeho imyaka myinshi, yakoze amakosa abiri, hari ukugenda hakaba no kwikorera ikintu cyaboze. Iramubwira ni ujye iwanyu utitaye aho uza guca, kubita ku mutwe. Njye numva nasengera umuntu uri hano uzi ko ari Imana gukorera ku buryo bitagutera isoni kukivuga, kuko abantu barakuzi. Wari uzi ko ari igihe abantu bajya banagutaramiraho, uzi ko Imana y'abantu bakuvuga ibyumva. Yigeze ubwira Yakobo ngo abakwanga, abakugisha impaka, abakuranya, abakuryanira inzara, uzabashaka ubabura bemere nk'iki nk'ibitariho. Imana yumva ibyo abantu bavuga abandi. Iyo mutiramiye ku muntu Imana iramwumva, iyo mumuvugaho bikora ku Mana. Iravuga ngo barakuvuze, none nawe haguruka ugende, nkora ikintu kivuga, njye ukora ikintu kivuga, ikintu kimenyekana muri uyu mujyi. Ariko ruburiri ageze mu nzira ati we hagarara aho ugeze. Arahagarara ari fiyeri n'uburiri bwe n'ubuhamya bw'Imana yakoze. Ahagarara n'ubuhamya bwe ati urajya he? Ati ndajya mu rugo. Ati sinahaherutse. Cyo niki wikoreye? Ati n'uburiri ubukuye ku kidendeze ko babusigayo, wowe bigenza ute? Ati hari umuntu ntazi nuko yitwa yambwiye ngo ni nikorere bwanjye ngende. Nuwahe? Simuzi. Ati n'umubyabyaha. Ati ntabyo nzi. Ugize ngo abushyize hasi ukomeje kubwikorera. Nuko numva nagusengera, uzi ko Imana aguha ubuhamya. Uri Imana ihindura ibihe, abizi cyubabwire. Uri Imana, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nimuze ndababwire. Ati ntabwo muzi. Yesu abonye ko atamumenye aravuga ati uyu muhungu wanjye nzajya kumushaka. Amusanga mu iteraniro, baramuhaye umwanya. Waruze ko ari ikintu Imana ukuraho nawe ukahabwa umwanya. Asanga ari muri korari, asanga nawe ni umuntu nyine ubamo. Aravuga se wagukijije mbuto? Ati ntabwo mbuze. Ati ninki. Arangije asubira kubabwira ati mwamba kanya ngashima. Ati ushima. Ati mweze mubaza uwabikoze. Haleluya. Mwambajije uwanguye hahandi naje kumumenya, buriya mwaramumenye. Reka nsengera umuntu waguye aze musengere kugira ngo turye igaburo ryera. Haguruka ngwino, Imana ikuvane ku kidendezi umazeho imyaka myinshi. Kandi ibintu by'Imana biroroshye, bimeze nk'imikino. Umuntu uzi ko yakoze icyaha muri aya materaniro akaba yaraguye cyangwa atazi na Kristo, aka kanya ndumva ijwi rimbwira ngo ngwino tugusengere, kandi urabona ikiza kukubaho. Haguruka vuba wihuta, ngwino Imana yakuhamagaye ngo uze tugusengere. Wakoze icyaha ariko waje gusenga, ntugipfuye, tambuka uze tugusengere. Bumugabo, bumudamu, bumukobwa, haguruka uvuga uti nimusengere. Maze iminsi ahantu ndaharyamye, ariko reka mpere ku cyaha kuko nacyo ntikikoroheye. Urahari? Nyaruka uno tugusengera Imana. Icyaha cyawe kizagutsinda hara ku kidendezi, kuko bavuzemo n'icyaha ngo ntukongere gukora icyaha ukundi. Ku kidendezi bahakorera ibyaha. Iyo utinze mu ngobyi wicumuriramo. Hari ibyaha umuntu akorera mu kigeragezo. Ngwino tugusengere, gera vuba. Hakudutinza, nyaruka, nta mwanya mfite, mutangiye yambampaye yashize. Ngwino tugusengera Imana uva aho hantu. Mpereye ku cyaha uryamyemo iminsi minini, urazwi, hari nabo mubikorana barabizi, ariko uyu munsi Imana yakuntumyeho ngo uze tugusengere. Ngaho b'intwari rero, ngwino tubaze tugusengere. Ndahubwira ibintu dusa gusengera nyuma mu kanya. Reka kwinangira umutima, nyaruka. Imana iguha umugisha, urakoze cyane. Ngwino ngusengere. Ngwino. Imana iguha umugisha.
uracyari na mutoya wowe, ngwino Imana iguha umugisha, ngwino tugusengere, pfukama hano tugusengere. N'ubundi Imana yari yababonye ko muza kuza, tugiye gusengera abasore bacu. Aba ni abantu bakomeye, murabona gutya, ariko muzumva ibizababaho. Kuba bapfukanye imbere y'itorero ntabwo abo bafite, muzakurikirana amakuru yabo. Bashumba dusengereze intama, baje barandara baza mu rusengero ariko bahuye na Yesu kukiza ibyaha. Imana bari ibyaha mwakoze. Mushumba, Mana yacu, uri umubyeyi mwiza, ubwiza bwawe tububona ibihe byose, tububona mu myaka tumaze, buri wese imyaka amaze yabonye ubwiza bwawe. Baraje bene data ku kidendezi, reka ubahindurire amazina, reka babone ikinyuranyo, babone ko ubwo bageze ku kidendezi bikorera uburiri bwabo bagende. Hari uburiri bw'ubukene, babwikorere bagende, bakore bikunde, baracyari bato, bakore bikunde, ibyaha bajyagamo babivemo rwose, baratuye ubababarire. Bahamije gukomera kwawe mu iteraniro rya benshi, ubagirire neza, babwikorere bagende, kandi aho bari buze kunyura abantu bababona, abantu babareba, abantu nibababaza ngo ninde, bavuge ngo ni Yesu. Bavuge ngo ni Yesu wabahinduriye amateka, bavuge ngo ni Yesu ubageze mu mutima, bavuge ngo ni Yesu uri kugendana nabo. Baracyari urubyiruko, ibihiga urubyiruko ni byinshi, ntibazigere bajya mu biyobyabwenge, ntibazigere bajya mu ngeso mbi, ubusambanyi uzabwirukane muri bo. Uwo ni umudayimoni umaze igihe kirekire mu rubyiruko, ariko ababo ubwo bapfukamye, Satani ntakongere kubasuzugura ukundi, Satani ntakongere kubareba ukundi, abadayimoni ntibakabagereho, ahubwo babamarayika be kujya baza rimwe na rimwe, bajye baza buri munsi, bajye baza buri munota, bajye baza buri saha, bakorane nabo, kandi ibyo bazakora bizababere byiza, bamere nka Yosefu, bagire ukuboko kwiza, kandi buri wese ubabona yumve yishimiye kubabona. N'uzahura nabo azabona ibyiza, n'uzabasuhuza azabona amahoro, n'uzabakoraho azabona umunezero, n'uzabakoraho azabahuye n'abakozi b'Imana. Urabikoze, urabihinduye, kandi uri Imana ibihindura. Uko ikidendezi cyihindurije kiriya gihe, n'uyu munsi kirakihinduriza. Bikoreye uburiri bwabo baragiye, urabanejeje, ubahaye amahoro, ubaguriye imbago, kuko uri Uwiteka ubasha kubikora. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mahaguruke mwegere uriya mugabo arababwira icyo gukora. Sabe korari impuhwe mwegere hino, hanyuma muranaririmba yayindi murayizi, ntabwo nirirwa ngoka, ariko tubanze turimbe ka karirimbo, hanyuma ngiye gusengera umuntu ufite icyifuzo. Uruta bene wanyu ari hano, wowe utagira abagusunikamo, ugusunikamo ndi kumubona, usunikamo abantu batagira shinge na rugero ari hano, abatagira ababyeyi, abatagira inshuti, abatagira uburyo n'abatazwi, abantu bari marishino. Imana iravuze ngo iri mu ruhande rwabo. Kuki Yesu yagiye ahantu harambitse abantu babuze uko babigenza? Nuko Imana ifitiye icyizere. Imana ishobora byose. Muri amateraniro yabaye uyu munsi, twebwe ntabwo twijya ku kidendezi cya rimwe na rimwe, ntabwo turi gukeka ko Yesu atakoze. I Betisayida hari umunsi bwiraga marayika ataje, abantu uwo munsi ukaba imfabusa. Ariko hano i Gisenyi, hano aha turi, siko bimeze. Uruta marayika ari hano, uruta ibidendezi ari hano. Niyo mpamvu duhagaze imbere ishobora byose, kubera ko ntabwo tuyibeshera. Twabonye ikora nijoro, twabonye ikora ku manywa, twabonye ikora mu mvura. Niyo mpamvu dutinyutse guhita tuzana uburiri bwacu turyamyeho imyaka n'imyaka, kugira ngo Yesu abubwire ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Turashaka ubuhamya muri amateraniro. Imbaraga zikiza indwara ziri muri amateraniro, imbaraga zirema ibidahari ziri muri amateraniro, imbaraga zikingura imiryango idakinguka niyo tutazi. Ndategeka mu izina rya Yesu, wakomanze ahantu henshi ntago bagusubije. Muri aya materaniro tukiri gusenga, imiryango n'ikinguke, wakomanze nta muntu ukuvugira ugira, ariko amakuru ufite yizewe mu ijuru imbere y'Imana. Hari umuntu ukuvugira, ni umukuru w'abacamanza, kandi yitwa Rukundo.
andi makuru mfite izina ryawe riri ku mutima we izina ryawe riri ku mutima we ubwo kuvugira humura tangira gushima ntabwo uri ingorwa ntabwo uri nyagupfa hari ukuvugira ari kumwe nawe kandi arakuzi kubera iyo mpamvu mwikoreze urubanza rwawe mwikoreze ibyawe byose bimuwewe kumubabarira uyu munsi yakoze ndamukomeye amashyi